Banyarwanda are Ugandans like Baganda, like Bacholi, like Basoga and the rest. 100%. Uyu munsi wa none tukaba dukangurira abanyapolitike mu karere k'ibiyaga bigari yuko mwagorora byose vuba. Ikipe y'ikinyoma ikajya ukwayo, ikipe y'abaharanira kwanda ikajya ukwayo, n'ikipe y'abaharanira yuko ikinyoma cyo kwanda kiranduranwa n'imizi yacyo nabo bakajya ukwabo. Rero turasaba abatuye akarere yuko mwese muhaguruka tukarangazwa imbere n'ukuri kw'amateka yabayeho twanyuzemo, ababyeyi bacu banyuzemo, basokuruza banyuzemo, ntacyo twongeyeho nta nicyo dukuyemo, kandi akatubera icyigisho kizima, noneho tukongeraho n'ukuri kw'ijambo ry'Imana y'amahoro. In the name of Jesus Christ. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama, gorora byose vuba, gorora byose vuba. Amahoro nshuti bakunzi bagorora byose vuba. Turagarutse nanone mu kiganiro ni gorora byose vuba kuri channel yanyu gorora byose vuba, hanyuma no muri gahunda ya gorora byose vuba. Nkuko rero twabibabwiye cyangwa se duhora tubivuga, umugambi wacu nuwo gukangurira mbere na mbere abatuye akarere n'abagakomokamo umugambi w'ububyutse, kandi kuko umugambi w'ububyutse nkuko twabibasobanuriye nuko watangiye na Brazil Kigozi, mu bintu cyangwa se inkingi za mwamba ziwugize ni ukugira umutima wihana kandi ukihanira kureka, noneho ukarenzaho no kubabarira. Ni ukuvuga ngo muri uyu mugambi w'ububyutse dukangurira cyane cyane abantu natwe ubwacu turimo kugira umutima wo kwihanira kureka kandi tukagira n'umutima wo kubabarira. Muri kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro kivuga ngo amahoro mu karere azahazanwa no gucamo abiyita abanyarwanda ibice. Reka tubanze dushima Imana. Uwiteka ndagushimya nanone kukugira neza, uri Imana y'amaboko kandi uri Imana y'amahoro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana nziza, tugarutse kuri gorora byose vuba, ndakwinginze kugira ngo unyemerere uhe umugisha mwene data wigora agafata umwanya agakurikirana gorora byose vuba, kandi dutangirane nawe ndetse ikiganiro twemerere tukubera ibikoresho maze urangurure ubwira ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gorora byose vuba. Inshuti bavandimwe mukurikiye gorora byose vuba, nkuko twabibabwiye mu biganiro byacu byose ducisha kuri channel ya gorora byose vuba RTV no kuri gorora byose vuba Kristo Kizito Kigozi Kayibanda, twababwiye yuko ibibazo biri muri aka karere byose bifite inkomoko mu gihugu cyitwa u Rwanda, byose bifite inkomoko mu biyita abanyarwanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, kandi bikaba bizakemurwa n'ubundi no kugira uruhare kwabo ngabo ba nyirabayazana mu kubikemura. Ariko twabonye ko byose nkuko twabibabwiye bizagira umusaruro ari uko ababikemura baranzwe n'umutima wo kwihanira kureka no kubabarira. Bazihana iki rero? Cyangwa se bazababarira abandi? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ntabwo amahoro ashobora kuza mu karere cyangwa se ashobora kuboneka mu karere mu gihe abateza intambara n'imyivumbagatanyo cyangwa se abateza ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari bataragira umutima wo kwihana ngo bihanire kureka no kubabarira. Mbere na mbere
reka twongere twibutse abantu yuko abiyita abanyarwanda ni bande mbere na mbere. Abanyarwanda bo ni bande? Muri aka karere k'ibiyaga bigari hari ikintu giteye urujijo kandi gikomeye cyane n'abantu benshi batabasha gusobanukirwa. Ntago abantu babasha gusobanukirwa yuko umuntu utuye kuri buriya butaka bwitwa u Rwanda uwo ari we wese abutuyeho atari umunyarwanda. Uko niba utuye ku butaka bwitwa u Rwanda wese koko ari umunyarwanda, ubwo byaba bisobanuye ko nta bandi banyarwanda b'ubwoko bakabaye bari mu karere k'ibiyaga bigari. None rero abahaguruka bari kurwana intambara bavuga yuko bari kurwanira uburenganzira bw'abanyarwanda bari kuva hehe? Birumvikana neza yuko kuba utuye ku butaka bwitwa u Rwanda ntago bihagije ngo ube uri umunyarwanda, ahubwo ubunyarwanda n'ubwoko nk'uko bigaragara mu gihugu cya Uganda, nk'uko bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko kandi bikomeje kugaragara mu gihugu cya Kongo, aho abantu bari kurwanira yuko bimwe uburenganzira nk'abantu bavuga ikinyarwanda. Twabonye Musenyeri Gapangu avuga yuko abanyamurenge badakwiye guterwa isoni kuko ari abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubunyarwanda ari ubwene gihugu ku muntu uwo ari we wese, ahubwo ubunyarwanda ni ubwoko runaka kandi buzwi ndetse bwemewe n'amategeko. Ni ukuvuga rero niba abatuye mu gihugu cyitwa u Rwanda twaramaze kubona yuko kugira ngo u Rwanda rubeho habayeho kwicana, hakabaho kwicana kw'abari barangajwe imbere n'ingoma y'abanyiginya, ingoma ya cyami, bashaka kugira ngo batsembe cyangwa se baganze ubwami gakondo bwari buriho bw'ingoma yari iyobowe n'abo mu bwoko bw'abahutu. Abo ngabo barishwe baratsembatsembwa kugira ngo ingoma nyiginya ibashe kwima cyangwa se ingoma karinga ibashe kwima. Aho ni naho hava intandaro y'urwangano n'intambara abantu badashaka kuvuga muri aka karere zigiye koreka aka karere uyu mwanya wa none, kubera yuko hari abantu barwanira umushinga wo kwanda no kwaguka, kandi abo ngabo ni bakomeza kwiyita abanyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari. Reka twumve uyu mugabo uko abivuga mbere yuko dukomeza. First and foremost, Banyarwanda are Ugandans like Baganda, like Bacholi, like Basoga and the rest. 100%. Hano Gashumba aravuze ngo abanyarwanda nk'ubwoko na bene gihugu b'igihugu cya Uganda nk'andi moko nanone atuye igihugu cya Uganda. Ni ukuvuga yuko ntabwo abanyarwanda ari ubwene gihugu, ahubwo abanyarwanda ni iki? Ni ubwoko. Uyu nguyu Frank Gashumba numwe ukuriye community yabo mu bwoko bw'abanyarwanda mu Bugande. Nabyo tuzabikora ikiganiro ikimbitse. Uyu rero akaba akuriye abo bita abavandimwe n'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abanyarwanda bibumbiye mu muryango witwa abavandimwe. Reka dukomeze twumve n'uyu mubyeyi nawe uvuga yuko nawe ni umuvandimwe, noneho akavuga yuko gakondo y'iwabo ari mu gihugu cy'Ubugesera. Ntabwo gakondo y'iwabo ari mu Rwanda, ahubwo gakondo y'iwabo ni mu gihugu cy'Ubugesera. Bya bindi duhora tubabwira yuko igihugu nyirizina cyangwa se gakondo yacu atari u Rwanda. Gakondo yacu ni Ubugesera, ni Igisaka, ni Ikinyaga, ni Ubugoyi, ni Ubunyambiriri, ni Nduga. Reka nawe tumwumve uyu mubyeyi. Nawe yavugiraga ku kinyamakuru radio imwe yo mu gihugu cya Uganda, asobanura uburyo nawe ari umuvandimwe akaba n'uwo mu bwoko bw'abanyarwanda, ariko noneho gakondo yiwe ikaba mu gihugu cyo mu Bugesera. Gatumwumve. Ariko ndo wa Sebihagara, ndo wa Sebwugu, ndo wa Bujuri, ndo wa Rusengo, ndo wa Nyamweja, ndo Muhindakazi, ndi mwishywa w'Abashamba. Ikindi gakondo y'iwacu nkomoka i Bugesera. Ndo Munyabugesera kazi wonse undi. Iwacu ni Bugesera.
nk'uko twari tubibabwiye kugira ngo amahoro aboneke birasaba yuko habanza gucamo ibice abiyita abanyarwanda, hakaboneka igihande cyangwa se uruhande rw'abiyita abanyarwanda aba ari bo, noneho tukamenya n'abanyarwanda aba ari bo, kandi bose bagahabwa uburenganzira bwo kumvwa no kubatega amatwi, ariko noneho bakayoborwa n'ukuri. Ikibazo rero aho kiri, umunyakuri azava he? Abanyapolitike dukomeje kubona bari gushwana, abakabaye badufasha kugira ngo ayo mahoro aboneke ni abanyapolitike nabo bayobowe n'ikinyoma, cyangwa se bashaka kugira ngo bagire ibyo bageraho, cyangwa se babashe imikorere yabo ya politike cyangwa se n'amashyaka yabo nabo ubwabo barangajwe imbere n'ikinyoma. Kandi mu gihe nabo bari kuvuga yuko bari kurwana n'ikinyoma, ntabwo rero bishoboka. Yaba ari leta ya FPR iri ku butegetsi, yaba ari abavuga ko bayirwanya, biragoye yuko amahoro abasha kugaruka, kuko bose barakimitse ikinyoma, kuko bose baracyashaka yuko ukuri kunigwa hanyuma ikinyoma kikamamara. Ubu ngubu hagezweho intambara n'imyiryane cyangwa se kutumvikana hagati y'uwavuye muri guverinoma yo mu buhungiro ya Padiri Thomas Nahimana. Gusa ibyo ngibyo ngewe ndagira ngo mpumurize abantu, nta byacitse iriho, kandi biriya ni ibintu bibaho ku bantu bambaye umubiri, na cyane cyane ko twababwiye ko urugamba rwo mu karere k'ibiyaga bigari rudakeneye ibisubizo bya politike cyane kuruta uko hakenewe ibisubizo nyobokamana. Rero nta wundi musaruro ugomba kuva mu bisubizo bya politike, nuriya nyine. Ariko kandi nzi neza yuko byose ari umugambi w'Imana, kubera yuko aka karere umuntu uzazana amahoro ni Kristo wenyine. Rero ntago abantu bagakwiye guhuzwa nuko bahuriye kuri Nahimana, abandi bahuzwe nuko bahuriye ku ishyaka. Oya, ahubwo abantu ntibahuzwe nuko bahuriye ku kuri, kandi ukuri nituguhuriraho niko kuzatubohora. Ukuri nituguhuriraho niko kuzatubohora kuba mu mashyaka menshi, ukuri nituguhuriraho niko kuzatubohora kuba mu madini menshi. Abantu ntibahuzwe nuko bahuriye ku muntu, ahubwo bahurizwe nuko bahuriye ku kuri. Rero muri kiganiro cy'uyu munsi wa none, ni iki abantu bakwiye kwihanira kureka kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari? Icyambere abantu bakwiye kwihanira kureka ni ukureka kuyoborwa n'ikinyoma. Kandi ikinyoma kiyoboye akarere k'ibiyaga bigari ni ikinyoma cyo kudaha agaciro amateka, kuko abantu batazi iyo bava bigatuma batamenya n'iyo bajya, nk'uko b'Abisirayeli birengagije bagatera Imana umugongo bakazenguruka mu butayu imyaka 40. Nk'uko twabibabwiye, ibibazo byo muri aka karere k'ibiyaga bigari biterwa hanini n'ingengabitekerezo ebyiri za kirimbuzi, ariyo ngengabitekerezo ya Runari n'ingengabitekerezo ya Parmehutu. Nyamara twabonye yuko mpatse ibihugu cyangwa se Satani kugira ngo ahagurutse ubukangurambaga bwo kuyoboka amashyaka menshi, icyabagamije ni ukugira ngo abantu bayobere muri ayo mashyaka batatanye imbaraga n'ibitekerezo byabo mu buryo butandukanye, kugira ngo batabasha gushyira hamwe bamenye ukuri kw'ikibatatanya, cyangwa se bashyire hamwe bamenye ukuri kw'icyo bakwiye gukora kugira ngo batsinde ikinyoma. Ni nayo mpamvu rero bigoye cyane mu gihe abantu batarumva yuko muri aka karere k'ibiyaga bigari amahoro akwiye kugarurwa, nuko abantu bumva agaciro ko kuba bayoboka ukuri kandi bakaguharanira. Ntabwo rero ushobora kuyoboka ukuri mu gihe wumva yuko ibyo uzi cyangwa ibyo utekereza ariko kuri konyine, kandi udakwiye kumva no gutega amatwi abandi. Ntabwo ushobora guharanira amahoro mu bantu mu gihe wowe ubwawe ugikirana n'umutima utarabasha kumva uburemere bw'amakosa, yaba ayawe ukora ku giti cyawe mu nyungu z'akarere cyangwa se mu nyungu z'igihugu, utarabasha kumva amakosa yakozwe n'abadukomokaho, cyangwa se ngo umenye n'ibyiza bakoze nawe ubigeremo ikirenge. Ariko ahanini ibyo byose ubigezwaho nuko uba uzi agaciro k'amateka. Nyamara twasanze neza mu gihugu cyitwa u Rwanda
ubu ngubu mu Rwanda navuga ko ku isi aricyo gihugu cyonyine gifite abenegihugu badafite amateka ahuriweho y'igihugu cyabo. Buri gice abatutsi bafite amateka yabo abarengera, abahutu nabo basinzi nabo banayafite, bafite amateka yabo nabo abarengera. Nta hantu abatutsi bashobora kwicarana n'abahutu n'abatwa bavuge ngo aya niyo mateka twemeranywa, ibi ngibi uko bivugwa niko byabaye, nta kiyongereho nta n'icyavuyeho. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ni nayo mpamvu mbere na mbere abategetsi cyangwa se abaharanira kuyobora n'abategetsi ubu ngubu igihugu cyitwa u Rwanda mukwiye mbere na mbere kumva yuko mukwiye gufata inshingano nk'uko perezida w'u Burundi ejo numvise asaba imbabazi abatwa, nako abategetsi bakwiye gufata umwanya bagapfukama imbere y'Imana bakayisaba imbabazi kuko bahishe ukuri kw'amateka y'igihugu cyitwa u Rwanda. Bikaba ari nayo mpamvu abaturage cyangwa se abenegihugu bakomeje kwigaragura mu kinyoma, buri wese ashaka hundi impamvu, bameze nk'isenene ziri mu mufuka, rumwe ruba ruri mu rundi kuko ntabwo ziba zizi icyo ziba. Uko niko abatuye u Rwanda uyu munsi wa none bameze, baba ari abari mu gihugu baba ari n'abari hanze, aho kugira ngo bashake ibisubizo ahubwo bahuzwa no gushaka ibibatanya kurushaho. Bamwe niko babona bagenzi babo nk'ikibazo kubera ko badahuje ubwoko, kubera ko badahuje idini, kubera ko badahuje akarere. Nyamara ibyo byose bitarakemuka ntaga akarere gateze kubona amahoro. Nk'uko twababwiye yuko mu kiganiro cyahise nijoro twaberetse uburyo dutewe impungenge no kuba abakomoka mu Rwanda n'abiyita abanyarwanda bigoye kuzamenya icyo baharanira cyangwa se icyo bavuga yuko bahurijeho nk'ukuri cyari cyo, kubera yuko haravamo igice kimwe kikajya kurwana kivuga ko kiri kurwanira kwagura u Rwanda, mu gihe abandi nabo bari kuvuga yuko bari kurwana bashaka kubohora u Rwanda. Ni ukuvuga ngo harimo ikibazo gikomeye, ari nayo mpamvu dusaba abatuye akarere ko mwafasha abanyarwanda gukemura ibibazo byabo bibereyemo cyangwa se bafite, kubera ko ubwacu natwe biragoye kugira ngo ibyo bibazo tubisobanukirwe. Gorora byose vuba. Kubera iki rero bisaba yuko kugira ngo amahoro agaruke, bisaba yuko abatuye u Rwanda n'abiyita abanyarwanda bisaba ko tubanza kubacamo ibice. Usibye no kuba wenda ari urugero rwiza dukesha umwami wacu Yesu Kristo, bamwizera n'abamwemera, no mu buzima busanzwe iyo ushaka gukemura ikibazo cy'abantu babiri bashyamiranye, bisaba yuko bose ubahamagara ukajya hagati nta ruhande na rumwe ugiyeho, hanyuma ukumva ku ruhande rumwe ukumva no ku rundi. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe byanga bikunda ubu baciyemo amacakubiri, ubu baremyemo ibice. Iyo umaze kubaramamo ibice ukabanza ukumva ukuri kumwe ukumva n'ukuri kundi, nibwo ubasha kumenya ukuri nyako n'ikibazo ukaba wagikemura. Hanyuma abo bantu hakabonekamo utsinzwe agasaba imbabazi kandi akihanira kureka, nk'uko twabibonye umugambi w'ubucyutse mu karere k'ibiyaga bigari ugomba kuzagenda. Uko ni nako kugira ngo amahoro atahe tugomba, kandi ayo mahoro tukaba twarabonye yuko ari ukwimakara k'ukuri muri aka karere k'ibiyaga bigari, kubera yuko duhanganye n'ikinyoma. Ni ukuvuga ngo bisaba yuko abaharanira ikinyoma cyangwa se abacyamamaza bajya ukwabo, kandi twamaze kumenya yuko abaharanira ikinyoma n'abacyamamaza mu gihugu cyitwa u Rwanda bamaze kwivanga, baba ari abari muri opozisiyo, baba ari abari imbere mu gihugu, bose bagiye mu ikipe imwe y'abaharanira ikinyoma, baba babizi cyangwa batabizi. Muti gute? Icya mbere, yaba ari leta ya FPR bivuga yuko yo ishyize imbere politike ya ndi umunyarwanda, ariko muri iyo politike ya ndi umunyarwanda ikaba intego nyamukuru tumiyishyiraho ari ugukemura ikibazo cy'ubushyamirane bw'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi. Nyamara icyo kibazo nacyo bazi neza ko icyo kibazo kitariho. Nta kibazo cy'ubwoko bw'abahutu bashyamirane n'abatutsi, ahubwo hari ikibazo cy'abanyarwanda, abiyita abanyarwanda baryanisha amoko y'abahutu n'abatutsi kubera inyungu za politiki. Hari ikibazo cy'abanyapolitike badashobora kubaho batungukiye mu mwiryane ushingiye ku irondakoko n'irondakarere
mu gihugu cyitwa u Rwanda. Ibyo byose rero kugira ngo bibashe gucika nuko habasha kubaho kubaremamo ibice kugira ngo utsinde icyo kinyoma, hakaboneka ikipe y'ikinyoma. Ikipe y'ikinyoma ikizayikubwira n'iki nuko izarundumukira cyangwa se izagaragarira mu mashyaka menshi n'imiryango myinshi itabyiraho ihurira. Ikipe y'ikinyoma izagaragarira mu madini menshi atagira aho ahurira. Hahandi abantu baba bavuga yuko bose bari mu madini ya Gikristo ariko badashobora guhura ngo baganire, umwe afata nk'undi mukeba we. Udashobora kwinjira mu rusengero rw'umugatolika uri umupatekoti usanga bashyizeho ingufuri kandi iyo nzu yitwa inzu ya data. Udashobora kugenda ngo usange urusengero rw'abaporoso ngo winjiremo kubera ko batakuzi, bari bukwibazeho, bakibaza niba hari ikindi kikugenza, kubera ko wowe uzi ko iyo nzu ari iya data kubera ko muhuje mwese kuba muri idini y'Abakristo, ariko siko biri, kubera ko ikinyoma cyaraje kinzira mu nzu y'Imana kiba aricyo kiyobora abantu. Uko ni nako no mu buryo bwa politike uyu munsi wa none abanyamashyaka bashyize imbere amashyaka yabo kuruta uko bashyize imbere inyungu z'abayoboke babo. Ni nayo mpamvu usanga umuntu n'imvururu n'imyiryane n'ubushyamirane mu mashyaka yitwa yuko aharanira kugira ibyo yahindura mu karere k'ibiyaga bigari. Niyo mpamvu usanga ishyaka rimwe rivuka ejo kubera yuko ritabasha kugera ku byo rirarikiye, kandi ibyo rirarikiye bikaba ari ibinyoma, no kubisobanura bikaba bidashoboka, rigahita rihindura izina kugira ngo rikomeze intego ibimwe. Uko nako twababwiye ko aka karere kagiye kurimburwa n'ingengabitekerezo ebyiri, iya Runari n'iya Parmehutu. Nyamara izo ngengabitekerezo ziri mu mitima y'abantu, ziri mu mikorere n'imitekerereze, ariko mu buryo bwo kujijisha babihindurira mu mashyaka menshi. Nyamara ayo mashyaka menshi yose yubakiye ku izo ngengabitekerezo ebyiri. Nyamara twasanze kugira ngo amahoro aganze muri aka karere k'ibiyaga bigari hakwiye kuba ingengabitekerezo imwe y'abanyakuri kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo abumva baharanira ukuri bose bagomba kuzayoborwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana tubwira ko ukuri ni kumwe, ntago ari kwinshi. Ni ukuvuga ngo waba umuyisilamu ufite ukuri wemeranywaho n'utari umuyisilamu, waba uri umugatolika cyangwa umukristo, hari ukuri wemeranywaho n'umuyisilamu kandi mushobora guhuriraho mukemeranywa uko kuri mu nyungu z'igihugu n'akarere ndetse n'inyungu z'Imana y'amahoro, ari nayo mugenga wa twese. Bityo rero Gorora Byose Vuba uyu munsi wa none tukaba dukangurira abanyapolitike mu karere k'ibiyaga bigari yuko mwagorora byose vuba. Ikipe y'ikinyoma ikajya ukwayo, ikipe y'abaharanira kwanda ikajya ukwayo, n'ikipe y'abaharanira yuko ikinyoma cyo kwanda kiranduranwa n'imizi yacyo nabo bakajya ukwabo. Tugana rero ku musozo w'iki kiganiro, reka nongere mbaze abanyapolitike cyane cyane abavuga ko batavuga rumwe na leta ya FPR, ariko ngewe nareba ngasanga ahubwo bavuga rumwe kubera yuko bahuriye ku guhisha ukuri kw'amateka akwiye kubohora abantu muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko kandi ntago mbashyiraho urubanza kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko kubaho Uwiteka aribwo bwenge kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Ni ukuvuga yuko namwe Uwiteka nabagirira ubuntu muzabasha kubona neza yuko Imana ariyo ishobora kuzana ibisubizo birambye muri aka karere k'ibiyaga bigari, bidashobora kuzanwa n'ubwenge n'ubushobozi bw'umwana w'umuntu. Reka rero nongere mbabaze, ese ko muri kuvuga yuko muri gushaka kwagura u Rwanda murwaguriye mu bindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda muri gushaka kwagura, ko hari abandi bari kuvuga yuko bari gushaka kubohora u Rwanda, u Rwanda muzarugabanyamo ibice bingahe? Ninde uri mukuri? Ushaka kwagura u Rwanda niwe uri mu makosa? Ese ushaka kubohora u Rwanda azabohora uruhe Rwanda mu gihe ruzaba rwagutse kandi mwe muri kurwanya abari kurwagura? Ntago nshyigikiye kwagura u Rwanda, munyumve neza, kuko ngewe ndi umwe muri victime b'umushinga wo kwagura u Rwanda nuko ukorwa kuva
watangira kuri buriya butaka, kuko twabonye neza yuko kwagura u Rwanda byakozwe mu mifu y'amaraso. Ari nayo mpamvu ubwicanyi n'uwo muze wo kwicana ngo turi kwagura u Rwanda ukomeje kwataka no kwaguka muri aka karere k'ibiyaga bigari, nk'uko tubyumvishe uyu mugabo amaze no kubivuga muri iki kiganiro, muri aka kaganiro gato, muri aya majwi mato tubacishirijeho. Rero turasaba abatuye akarere yuko mwese muhaguruka tukarangazwa imbere n'ukuri kw'amateka yabayeho, twanyuzemo, ababyeyi bacu banyuzemo, basokuruza banyuzemo, ntacyo twongeyeho nta nicyo dukuyemo, kandi akatubera icyigisho kizima, noneho tukongeraho n'ukuri kw'ijambo ry'Imana y'amahoro. gorora byose vuba. Dusoza rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka ngire inama cyangwa se igitekerezo natanga ku mwiryane uri kugaragara muri Grex n'abayivuyemo. Bene data, ndagira mbabwire ngo nta byacitse iriho, ariko kandi mukomezwe nuko twababwiye yuko akarere k'ibiyaga bigari kagaragara nk'imva igaragara muri Mariko 5. Iyo mva ikaba yarabagamo umuntu wari wuzuyemo imyuka mibi, kandi uwo muntu akaba ashushanya twebwe abatuye akarere k'ibiyaga bigari. Ni ukuvuga ngo ibiri kubabaho nk'uko uriya muntu yitemeshaga ibisate by'amabuye yumva yuko ariko gukemura ikibazo cy'imyuka mibi imurimo, niko namwe muri kubona bamwe muri mwebwe muri ibibazo, cyangwa se mukabona abandi mukwiye guhangana, nk'uko na FPR muhanganye nayo ibabona nk'ikibazo, ikumva icyashoboka ari uko yabikiza, ikabafunga, ikabatorongeza, nk'uko byavuzwe na Dr. Dusingizemungu. Ni ukuvuga ngo ikibazo mwese muri gupfa ubusa, muri kwitemesha ibisate by'amabuye, nyamara bitari bikwiye, muri konona umubiri, ariko ikibazo kiri mu mwuka. Nta kindi rero gishobora kubikosora. Abazi cyangwa se abavuga ko bahamagariwe umurimo w'Imana no kwamamaza ubutware bwayo no gusenga by'ukuri, abanyamadini bari muri mwe nibahaguruke kandi mubegere koko, nabo niba bahari bahaguruke, bere kureka ikinyoma cy'imonogoza, bere kureka abantu bitemesha ibisate by'amabuye, kuko ikibazo kiri mu buryo bw'umwuka. Nimuhaguruke, abanyapolitiki, abize, abihaye Imana, mwese muhaguruke, twamamaza ukuri, abantu bamenye yuko gutema no kwitemagurisha ibisate by'amabuye, kurwana, kwicana, gusenyerana, kugambanirana, kurogana, gufungishanya, kwihorera n'ibindi ntacyo byatugezaho, kuko Satani icyo agambiriye ni ukugira ngo mwitemeshe ibisate by'amabuye mwese hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, hanyuma murimburane, akarere gacure imiborogo nk'uko amateka yagiye atwereka. Ikihutirwa rero nimumenye yuko ntabwo iyi ntambara ikwiye kurwanwa n'imbaraga z'umubiri cyane kuruta uko yarwanwa n'imbaraga zo mu mwuka. Kandi ijambo ritubwira ko tuzamenya ukuri, ndetse kuko kuri ariko kuzatubohora. Ukuri rero ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, niko kuzabasha kutwereka ndetse kukaducira urubanza mu mitima yacu, tuyobowe n'umwuka wera, tukamenya neza yuko ibyo dupfa atari byo byakabaye biduteranya, ahubwo turi gupfa yuko twuzuyemo imyuka mibi, turi gupfa yuko twuzuyemo umwuka w'ikinyoma, kandi icyo kinyoma kigomba gukurwamo n'umwuka w'ukuri no kukwimika no kuguharanira muri aka karere k'ibiyaga bigari. Reka dusenge. Uwiteka, turagushimya nanone kuko utwemereye tukaba dukoze iki kiganiro, ukarangurura ukibwirira ubwoko bwawe. Reka Mwami Imana utegeke kandi uganze, ndetse uyobore muri byose. Ubuntu ni neza n'imbabazi zawe bikomeze gusakara muri aka karere. Dusengeye impunzi aho ziri hose, dusengeye ababaye, abarushye n'abaremerewe, by'umwihariko dusengeye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abagituye Mwami Imana, ndetse n'abatuye aka karere kose, kugira ngo Mwami Imana usakazemo amahoro yawe, kandi ushoboze abari mu ntambara, abari kubundabunda, abashonje, abari kurara mu mvura banyagirwa, bose ubahe kwihangana kandi ubaramize ukuboko kwawe kw'imbabazi n'imbaraga nyinshi. Dusengeye n'abafunze Mwami Imana muri ibi bihugu, dusengeye abafunze mu Rwanda bafungiye akarengane,
abafunze batagira dosiye bamazemo imyaka irenga 30. Mu izina rya Yesu Kristo turingize kugira ngo wowe mucamanza w'ukuri, wowe ureba no mu mitima y'abantu ukamenya ibyihishemo, Mwami Imana urengera abo bantu, kandi n'abakoze ibyaha Data mwiza ubahe umutima wo kwihanira kureka, ndetse n'ababikora ibyaha bakomeze kugera ikirenge mu cy'abafunze ariko bo bafunguye bari hanze bidegembya, nabo ubareme mu mutima wo kwihanira kureka, kuko Mwami Imana ikibi gikomeje gufata intera, kandi ni byiza yuko umugambi wawe mwiza w'ububyutse udusanga dutunganye kandi dutekanye rwose. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gorora byose vuba.